Numva nyakima uteze amatwi dore umwana afite umuryango dore umwana erega ndibuze mwica umusore erega nimuze mwica umuswahili uko byavuzwe nkuko byavuzwe nuje mwica nyarwanda umuswahili jewe naguze umugeni njye naguhaye umugeni sinamukwiye yewe ndetse n'imurashuye ndetse uranapfuye nakuye umugeni se murakoze rwose aravuga nimba unashoboye ntakivuze ngo yaranapfuye nyine nimba ndetse nimba unashoboye dukomeze mani dukomeze Yes, ndabasuje cyane nizere ko meze neza rero mwese abadukurikiye muri kano kanya aho muherereye hose turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri Genius TV show Nyamata nk'ibisanzwe. Yes, ngende Bertrand samari kuri kamera uyu munsi ngira ngo mwarabibonye ibiganiro byacu byagiye bitambuka twagiye twakira abanyempano batandukanye abaririmbyi abacuranzi. Uyu munsi ntabwo twahereye mu muziki gusa ahubwo twaje muri sinema. Aha turi ni mu mujyi wa Nyamata nk'ibisanzwe, hanyuma hari gukinirwa sinema tugiye kwa Gitumo. Abajene barimo bakinira sinema baraza kutuganiriza, mu by'ukuri ntabwo bazi neza yuko tuje kubareba. Yes, nizere ko rero uwo dukurikira muri kano kanya amaze gukora subscribe, uwo utarakora subscribe ndizera ko ari cyo gihe nako kanya. Reka tugende tujye kureba abajene bacu turebe ukuntu byifashe, hanyuma turaza kugira igihe tubaganirize neza batubwire mu by'ukuri uyu mwuga wa sinema bawutangiye ryari, uyu mwuga wa sinema umaze kubageza kuki, ese nize mbogamizi bahura nazo ni ibiki babona bikwiye gukosoka. Ngira ngo abajeni muri kubabona Samu nizere ko ari kubereka kuri kamera. Abajeni murabareba neza cyane, hano niho tubasanze bari gukinira sinema, ngira ngo muri kubareba. Sama babereke neza. Abajeni babita Kempo TV, mujye kuri YouTube channel hanyuma mukurikirane ibikorwa byabo bakora bya buri munsi. Yes, ngira ngo twari babwiye rwose twarabyemeje tugomba kujya tubereka imyidagaduro mu mujyi wa Nyamata ukuntu ihagaze muri rusange, kuko natwe ntago twasigaye. Abajeni barakora imiziki, barabikora amasinema barakora. Ngira ngo tuzagenda tuganiriza abantu batandukanye barizwa mu myidagaduro mu mujyi wa Nyamata, yaba bafite inzu zitunganya imiziki, zitunganya amasinema, bose tuzagenda tubagira aba producer, tuzaganira n'abahanzi muri rusange. Kandi namwe turabashimiye cyane, turabashimiye mwebwe mukomeje kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi kandi mudushyigikiye. Ni ukuri bidutera imbaraga zo gukomeza gukora cyane. Yes, reka twegere abajeni rero hanyuma tubavugishe. Abajeni mumeze mute bana? wagwane we Bimeze neza se man. Mwihangane rwose dore tubaguye Gitumo muri shoot. Genius TV show yageze aha ngaha. Kempo bimeze bite man? fresh Genius ngiyi. Ko mutangiye kugira ubwose, mwigira ubwoba. Oya mwigira ubwoba. Abajeni bimeze bite man? Bimeze bite man? Bimeze bite? bisawa Bakwitande. banyita denko Banyita denko. Machenga Rwanda. Yes. Hanyuma uyu ni Kempo ngira ngo muramuzi muramenyereye. Hanyuma bakwitande Mr. Kavamahanga. Samu twegere kugira ngo twerekane neza. Hanyuma dore ndi mujeni turi kumwanga. nitwa Safizo Safizo mwamubonye. Turakomeje. Mujeni bakwitande wowe? nje banyita Kanyarira. Ukaba uri umukinnyi wa filime muri Kempo TV. Mumazemo igihe kingana iki? Mazemo igihe kinini cyane ariko ni nk'amezi 3 cyangwa 4. Okay. Hanyuma hano dufite rero n'abategarugori. Sister, turagusuhuje cyane. nkomera cyane Turakwakire kandi kuri Genius TV show. komera Wakwibwira abagudukurikiye muri kano kanya amazina ukoresha? amazina nkoresha n'uwera. Yego. Umukinnyi wa Kempo TV. Yego. Urakoze cyane. Reka tuganirize hano mu mama uri hano. Mama tuguhaye ikaze nawe kuri Genius TV show.
Murakoze cyane. Yego, abantu bakuzi ku izina rya nde? Banzwe ku izina rya Marita, umukinnyi wa filimi muri Kempo TV. Yes, Marita, umukinnyi wa filime muri Kempo TV. Yes, hano rero umusesta nawe urahangaha turagusuje cyane. Yego murakoze cyane. Yes, tugwaye ikaze kuri Genius TV show. Yego murakoze. Yego, amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Kunduhore, abandi umukinnyi wa Kempo TV. Yes, ngira ngo muri kubibonera rero abakinnyi bari ahangaha baje gukina cinema. Genius TV show twari babwiye rwose ewana abatakora subscribe munyerukire mukore subscribe tugiye kujya twereka abajene batandukanye hano mu mujyi wa Nyamata bari mu gisata cy'imyidagaduro. Yes, ngira ngo rero katuganire mbere yuko dukomeza. Hari undi mushyitsi none ahangaha wimena udutunguye, nifuje ko nawe tumwakirana hanyuma tukona gukomeza ikiganiro cyacu. Umujene meze bite man DJ Gasata? Man ngira ngo ntago ari ubwa mbere kuri Genius TV show. Yes, agira ngo abantu bakurikirana na Genius TV show barakubonye mu kiganiro cya mbere twagiranye. Uyu munsi dusanze muri cinema bro, bakuzi nk'umunyamuziki. Bimeze bite, birahurira hehe? Ibintu byose byisangamo ngiye man, niko kazi kanje byose byisangamo. Okay, mwamwibonye DJ Gatsata rero umuhungu wanyu. Reka twakira itsinda rangaha Kempo TV ubundi dukomeze show. Ariko guys ukuntu umuntu muri gusa man, ngiye mwanungwe byatari. Kempo reba man. Man reba ipantaro yacitse gutya man. Zatari. Man reba ingofero man, none ndebone mujene mupira meze gutya man. Mupira na problem brother. Unaso ni gute man, kwa mupira ucitse gutya man. Rwose nara Kicukiro sate nakata manukazi niya naye hose Kigali yose nkayikata. Wallahi no reba anga umujene ukuntu yambaye, reba ino pano reba ino nkweto man. Sabu inkweto man bari kwibona sabu. Man biteye ubwoba kabisa. Guys munyihanganire kabisa, ntabwo nabateguje. Ntabwo nabateguje nkawe gutuzana kamera tutabivuganye turi kuri scene. Ariko se Kempo kuzi kuturabavana kandi hano ari mu rugo ngomba kuza nasabye uruhushya ko mwana utuguyeho turi kuri scene. Iwana mbaguyeho muri kuri scene kabisa. Uraturaburije utumye duhagarika shoot. None se mwihangane kabisa ko shoot turayikomeza mu kanya. Nabirenze. Yes, murakoze cyane. Hanyuma rero Genius TV show kifuje kubegera ngo tuze tuganire hanyuma tumenye ukuntu cinema ziri gukorwa mu mujyi wa Nyamata, tumenye imyidagaduro muri rusange by'umwihariko mu gice cya cinema ukuntu byifashe. Kempo, mwatangiye iki gikorwa cyo gukina cinema muri rusange ryari? Iki gikorwa rero kimaze iminsi si myinshi ariko sina mikeya. Yego. Si myinshi ariko sina mikeya, biri hagati. Ugeranyije mumaze nk'igihe kingana iki? Imyaka 2 nterimo buriya. Mumaze imyaka 2? Umwaka umwe n'igice gutyo. Umwaka umwe n'igice. Yes. Ngira ngo wenda iki kibazo reka nyibaze mama bari hangaha. Mama kubera iki cinema, kuki wahisemo umwuga wa cinema? Nuko mbikunda cyane. Yego. Kandi abantu bose babikora mbona kuko bibateza imbere. Yego. Just mbona kubikora ndabikunda, numva bindimo, niyo mpamvu mfata umwanya nkabikora. Yego, umaze iki kingana ukina cinema? Maze nk'imyaka 2. Umaze imyaka 2. Biravuze ngo watangiranye na Kempo? Yego. Yes, Kempo muri rusange mumaze kugira ibikorwa bingana iki kuri Kempo TV show? Ibikorwa ni byinshi. Sorry, kuri Kempo TV. Ibikorwa ni byinshi. Ibikorwa ni byinshi tumaje kugira. Yego. Uretse no ko hari byinshi hari n'ibindi tubabikeye nabyo byinshi. Mw'icyo gihe tumajije dukora, hari byinshi tumaje gukora, mbo haba amafilme, haba abanyarwenya, ubwo ndavuga za comedy, tuntu nk'utwo. Ariko ubu noneho turi gukora amakinamico nyarwanda. Yego. Urabizi ikinamico za kera zabaga ari ama audio. Yego. Ariko ubu noneho twe twafashe umwanzuro ko ati ya ama audio reka tubaye n'ama video yayo. Aba ariyo muzajya muba muri kwirebera, kandi tubasaba kubikunda kurutaho kubera ko ni mwebwe mutuma tubikora. Yego. Ni mwe mutuma tubikora, kandi urumva mudahari nta twaba turi kubikorera abandi. Yes, birumvikana. Yego. Abantu ngira ngo turabasaba abakurikirana Genius TV show, abakurikirana imyidagaduro mu Rwanda by'umwihariko mukomeze muteze imbere abajene, mujye kuri Kempo TV, niko bayisearchinga kuri YouTube channel, mukurikirana ibikorwa byabo umunsi ku munsi, kandi rwose abajene nko bari kubivuga ntago bikora kugira ngo babyirebere, bakubikora kugira ngo twebwe tubirebe. Niyo mpamvu umunsi nka Genius TV show twafasha akanya kacu tukaza kwegera abajene kugira ngo tumenye ukuntu ibintu bimeze. Yes, twari tugikomeje
reka kino kibazo nyibaze uyu mujene watubwiye ko wakwita ngo iki? Nje nitwa Kavamahanga. Witwa Kavamahanga. Yes. Hanyuma niki cyakugoye muri no mwuga wa sinema mu by'ukuri? Nubwo umwuga gwa sinema hakose jambaza ngo nibiki byoroshe birimo. Yego. Raraka numvishe mwitimu nkigeramo. Yego. Urakoresha akarogo bita ngibi bintu ni mabya yase. Uranga mabya yase una kantu kadanje karenze. Iyi boro tuyedeshira mba namba izi boro rero. Shobora kuja muri Nyamata nkitambukira abantu batikira ni igihwera hwere cyambaye cyambaye ibiru byacikaguritse. Iyi boro ni danje man. Iyi boro ni insazi sikugira ko abantu bakirukanka se. Yego. Babonye umusazi ngo tabangiza. Ni insazi mwana wanje. Yes. Ariko se aho bikugejeje ubu ngubu wabwira iki abatarabashije kwakira neza ibikorwa byawe ugitangira wababwira iki? Ibi boro man no babiseka n'abantu amahirwe babona man. Ibi boro iyo ubonye amahirwe go kubigiramo byonyine. Shabwo bwabyo babihagije ragaswinging. Ese biroroshye kugira ngo ubashe kubyinjiramo? Cyabyo kubwanima byagase ngo biroroshe. Byorohute. Nimva no gutugi kambuga kurura byatari. Okay. Baravuze ngo no gushyiramo imbaraga ugakora cyane kugira ngo ugire aho ugera. Nubwo wenda aribo abaguca intege ugitangira ariko mu by'ukuri ukwiye gukomeza. Hanyuma reka kino kibazo nkibaze uyu mujene wacu. Mujene uratubwira mu by'ukuri igihe umaze ukina sinema umuryango wawe se cyangwa inshuti zawe zabyakiriye gute? Cyambere family yanjye ikintu byabyakiriye neza nabo baranabikunda. Yego. Nabo baranabikunda umve ko babikunda tu. Yes. Inshuti zanjye zo ninye zibemera ninye zibyemera abandi bakabifera mugani nura nki style mba nateyemo. Yego. Ndakaje harumbona abati nono cyasavizo ni igisazi kandi mani ndi mu kazi n'ubwo eti mvanga nambuke ngire na heke namba yuko naye napfa kuba nzi ko ndi mu kazi. Yego. Icyambere mani biri mu kazi ntabwo bisaba ngo wijene ngo se mbona ndi gukora akazi kagayitse baranseka baravuga gute ngo ngomba gukora akazi akanaka kanyubahije ute. Cyambere nuko ari buze amafaranga. Ese bana kuko no mwuga wagutunga? Kandi ununze uzanunga kange uvuga utunze Imana ufite abantu utunze no mwuga. Kepo TV yonyine ikora sinema nyarwanda. N'abandi bakuru kuri twebwe bana ni beshi cyane. Uyu mwuga Imana upfa kuba nyine waragize amahirwe muri make kamvuga gutyo. Waragize amahirwe muri make ufite talent yewe ukabona aho uyigaragariza. Yego. Bari sawa rwose. Yes. Uzikine kintu mfite cyo kuvuga se mwana. Uyu mutipe ari kibazo afite nubwo abatari ukivuga kuri kamera afite ikibazo gikomeye cyane. Uyu mutipe aje kwiyogoshesha bakamogosha ku maguru ku maguru umubiri gose n'ubwoya. Yego. Bose baramwogosha bagarangira bagakote bakamugira ubwo geranyije yagiye kwishyura amafaranga yishyura amafaranga niki? Uyu se promotion bamuca 5 kandi ubwo bamworoheje nkogosha ngakagagi. Beritara. Yego. Ibyo Kavamahanga avuze urumva kuri isi hariho ikimenyetso kigaragaza ubwiza Imana yashyize kuri. Yego. Ni ubustani bwa nyine Imana yashyize kuri. Okay, murakoze cyane. Kempo. Nize mbogamizi muri rusange muhura nazo muri no mwuga wanyu mugiye mumaze muri gukina sinema? Imbogamizi zo ntizabura. Yego. Imbogamizi ntizabura wenda duhereye imbogamizi za mbere burya abantu bahura nabo baba bari muri industry sibyo no gukora ibintu mwamara gukora ibintu abantu ntibabirebe ntibabikunde. Yego. Iyo niyo mbogamizi ya mbere ishobora no guca intege ewana mukaba mwanava mu byo muri gukora. Imbogamizi ya kabiri burya abantu tugira inshuti. Yego. Kandi inshuti tugira zirimo ibice bibiri. Yego. Hari inshuti nziza hari n'inshuti mbi. Yego. No kuvuga ngo hari abaguca intege muri ibi bintu kubera ko nge ndibuka uburyo twatangiyemo byari bigoranye cyane. Yego. Abantu babifuza kubimenya. Twatangiye bigoranye byahatari ku buryo no kubona aho gukinira icyo gihe byari intambara za hatari wajya gutira nk'umuntu inzu yo gukiniramo wenda runaka umuntu yakureba akabona uri n'umusazi. Yego. Umuntu yakora akabona uri n'umusazi wabuze icyo gukora nta kazi nyine akabona nyine akagira uko abifata nyine muri we wenda simba aciriye urubanza uko bagiye babifata sibyo ariko
birumvikana gutangira biragora kenshi ntabwo abantu bose bahita babyakira. Yego noneho hakaba icyo ni igice kimwe. Icyo ni igice kimwe noneho hakaba n'abandi bagiye batumotiva bakatubwira courage kubera ko mwana ntubone dufite amakamera gutya sibyo dore ubu dusanze muri shoot twatangiriye kuri telefone murabyumva batangiriye kuri telefone uyu munsi wa none baguze kamera bafite kamera bivuze ko bari gutera imbere guys mukomeze ama supporting. Urumva twaguze kamera kandi mu gutangira urumva ko twatangiriye kuri telefone so nukuvuga ngo rero naba bandi twagiye dutangira baduca intege hari abantu benshi babacantege bavuga ngo muri abasazi ibyo muri gukora n'ibiki ariko buryo uri gukora ikintu ufite target ufite icyo uri gushaka mu buzima ufite icyo ushaka kugeraho nyine ufite intego byanga byakunda ubigeraho. Wenda ntaguciye mu ijambo ese iyi team ingana gutya yose niko mwatangiranye? Mbo hari n'abandi badahari kubera ko dusanze muri shoot hari uburyo nyine bamwe na bamwe baba bafitiye akazi baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye tugenda tubarekura bamaje gukora bakagenda. Hari abandi badahari timu yo nini cyane ibikorwa byacu byo biri kugenda biza kandi turasaba ngo abantu bakomeze babirebe badushyigikire niba nakubwiye ngo niba hari ikintu gica intege cya mbere ni ugukora ikintu abantu ntibakirebe kandi twe tubikora kubera abantu. Noneho rero ibaze iki kiganiro ugishyize kuri channel yo kubona ukabona kizanye views 10 ufite aba subscribers 1000 biba bibabaje aho ngaho ushobora no kwata ibi bintu abantu bari kubikunda niki ariko iyo mwakirebye ejo duhita dupanga ikindi kiganiro twati none twamenye icyabaki abafana bacu bakeneye ni ibi ngibi. Yes tujye tunabibutsa rwose mujye muri comment babyemewe mwandike uko mubyumva ibitekerezo byanyu n'umumaro cyane. So turashimira aho tugeze no kubera abafana bacu wenda utarajya kure nagiye kubaza undi kibazo ngo ni iki mugezeho muri shimira iki uyu munsi tuvugana? Tumaze kugera kuri byinshi pepe yego watubwira nta kibazo gusa iby'ingenzi mu byo tumajije kugeraho nakubwiye ngo twaguze kamera tuvuye kuri telefone ni insinzi ya mbere timu yaragutse insinzi ya kabiri na timu yaragutse insinzi ya gatatu twatangiye sibyo abantu baza dukinisha uwo tubonye wese niki ariko ubu kutwinjiramo hari ikiguzi bisaba umuntu kugira ngo agere gute atugeremo kugira ngo nawe aze yigaragaze muke muri iyi group ubona yigaragaze nyine kugira ngo turebe ko nawe afite talent nawe hari icyo bimusaba kubera ko natwe hari icyo tumaje nyine kugeraho nawe urabyumva hari urwego. Ikindi wenda nuko twatangiye ibintu nyine harabati ntibizatugaburira ntibizagera gute ariko hakaba hari akantu nyine nawe urabyumva. Urashaka kuvuga ko ubu ngubu bisigaye bibatunze se? Biradutunze cyane. Wow timu yose ingana gutya ahangaha mutunzwe na sinema byahatari. Okay ni byiza cyane nta nubwo tugomba kurekura. Oya ni byiza cyane kabisa murabyumva guys mushyiremo akabaraga namwe mwe mu kibitangira namwe muzatera imbere. Hanyuma Kempo nihe ntumbere muri rusange mufite nka Kempo TV? Ikintu groupe yacu ifite intumbere ifite groupe yacu si ugukora gusanga ibintu byacu birebwe hano mu Rwanda. Cyo ngicyo ntago ari cyo dushaka dukeneye gukora kugira ngo ibintu byacu birenge mu Rwanda bige za Burundi bive za Burundi bige za Kenya bive za Kenya bige Uganda Afrika yose ewana bikubite binambuke imipaka no hanze no ewana bajye badutumira mu maawadi kandi wallahi pe niyo gahunda kubera ko byose iyo uri gukora ikintu iyo kiri kujya ku rubuga kuri YouTube isaha ku isaha iyo mahirwe abahari twicyo twifuza rero nuko ibintu byacu tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo bizajye no bizasohoka igihugu cy'u Rwanda bige no hanze. Yes mwabyumviye rero turacyari kumwe ngende Bertrand ini Genius TV show abantu batarakora subscribe rwose mudukurikiye muri kano kanya turabasabye munyirukire mukore subscribe turacyagana n'abajene ahangaha ni Kempo TV mwabiboneye abajene barahangaha ewana bari hot ibintu bikomeje kugenda biryoha bimeze neza. Reka tubaze umumama ahangaha mu byukuri ugereranyije n'igihe umaze muri uyu mwuga wa sinema ubona abantu babyakira bate? Bitewe nuko ninjiye muri sinema abantu bakajya bambwira se uriya muntu buriya biriya bintu ko tuza abantu bagafashe nk'abariya bari gukina ibiki ko tuba tubona bidashimishije tukavuga ati nitwe Rwanda rw'ejo ababanje bakaba baragafashe natwe ejo bundi bazagera ku rwego runaka babireke hanyuma bari twe dukomeza gutanga inyigisho ku banyarwanda. Yego so
rero uko abantu ubu ngubu basigaye babibona basigaye babona ko turi abantu dufite ahantu tugeze kandi hari ikintu turi kugenda twigisha haba ku rubyiruko haba ku ngo haba ku basaza n'abakecuru mbese muri Nyamata tumaze kugafata. Yes, batangiye kubona ko bifite agaciro bya bintu. Yeah. Yes, ni byiza kuri rusange nko ku giti cyawe wenyine bimaze kugeza kuki? Ikintu bimaze kungezaho umuryango wanjye urishimye, natangiye mutware wanjye ngenda umumama w'abana babiri. Yego. Turamusoje cyane n'abana turabasuhuje. Yego. Naje kubikinamo mutwara atabyishimiye nabwiye famille yanjye yuko ngiye muri sinema bakumva ko ari ibintu bidashoboka cyane ko ibintu nyine ufata umwanya ugata akazi kawe ukagenda gukina kuko iyo umuntu hari ikintu ashaka kugeraho ntabwo atangira ahita abona umusaruro ako kanya bisaba kugira ibyo wigomwa bisaba kugira ngo ugire ibyo ureka kuko ngiye numvaga mbikunze nifuzaga kujya muri sinema nyarwanda uyu mugabo Kempo naramukunze cyane yampropose gukina sinema kandi nanjye numvaga ngiyumvamo cyane ariko nkabura umuntu gusapotinga nzamuke ese naguciye mu ijambo ubundi bizari indoto zawe numvaga ari indoto zanjye numvaga mbikunze ariko nkabura inzira ngize Imana indoto zanjye zirasohora uyu mugabo Kempo araza arambwira arampropose numva ni nko korosora wabyukaga yego just numva ndishimye cyane numva ngereye ku nzozi zanjye nifuzaga nari nkuze numvaga ko byarangiye ko nari maze kuba madame nta liberté nari mfite ariko nshimira n'umutware wanjye ko yabinyemereye natwe turamushimiye cyane yego akaba binkundira akabona hari icyo nsigaye ninjiza akazi kamwe narakaretse nakomeje sinema nyarwanda. Yes, ni byiza cyane kandi nawe turagushimiye umuhate wagize Imana ikomeze yagura ibikorwa byawe hanyuma umujene urahanga abantu mubonye umujene urahanga ukuntu ameze kabisa mwese mwahita mwirukanga umujene bimeze bite harya ma meze neza jewe biracamo nta kibazo bicamo twibutsa harya amazina ngo ni guki amazina yanjye nitwa amazina Denko umaze igihe kingana cy'ukina sinema umwaka n'igice kuko ntekereje neza ndeba yuko hari mu kwezi kwa mwaka ninjiye muri bino bintu yego urumva yuko umwaka umwe n'igice n'amezi ibiri ihenuke yego urakoze cyane Kempo mu by'ukuri uratubwira niki ubona gikwiye gukosoka muri rusange muri industry cyane mbona gikwiye gukosoka ibintu bigiye bitandukanye tu ikintu cya mbere navuga wenda ni mu myumvire y'abantu bumva ko wenda abantu bakina filime sibyo abantu bakina filime baba babuze umwanya wo guta yego bakumva ko umuntu niba ari gukina filime ari guta umwanya hari ibintu byinshi cyane yakabaye ari gukora biruta izo filime aka ni akazi aka ni akazi kubera ko abantu babisuzugura bamenye ko akari akazi gatunze abantu kubera ko isaha ku isaha sibyo iyo ufite platform ukoreraho izwi niyo yaba itazwi cyane ariko iri gukora ubundi byanga byakunda kandi burya n'amahirwe Imana burya yaratanze amahirwe 3 ku muntu mu bintu ibyo ari byose ushobora gukora kira bikanga n'icyo ugasanga ya filime watukaga umwana wawe ngo ajye gukina bamubwiye wenda ngo aze muri groupe runaka ubimenye uragenda umukuramo induru ziravuga ngo ntukeneye ko akina filime ngo abakinnyi ba filime ni ibisambo ngo ni indaya ngo ni iki bintu nk'ibyo siko biba bimeze muri rusange se nicyo babwira wenda abantu bakibyinjiramo icyo nababwira abantu bakibyinjiramo sibyo icyo nababwira abantu bakibyinjiramo nuko aka kazi kukinjiramo ukiri umuntu mushyashya nyine tubisaba gukora kandi ntibakumva babaca intege yego ni akazi ujyamo umaramaje ukagakora umaramaje nta byo gusubira inyuma kandi ukaba ufitiwe n'urukundo rwako kubera ko hari ibizazane byinshi ushobora guhuriramo nk'ibyo byose nagiye nkubwira mbere bashobora kukubwira aribwo ukigeramo ibi bintu ugahita wumva ucitse intege niba wari ufite na cano ukumva wabyihorera ibintu by'amakamera ku bantu batarabona amakamera gukodesha ibiki byose ibyo ni ibintu bishobora guca intege ariko icyo nababwira cyo bakore bashyiremo imbaraga kabisa ejo n'ejo bundi nabo bizakunda. Yes, hanyuma umujene tubwire n'icyo ubona muri rusange sinema yanyu mwifuza ko cyakure kugira ngo ikomeze yaguke. Nkanjye macenga ikintu nifuza kugira ngo sinema yacu igumye yaguke ikintu mbona kibura
ni ugusaba abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda, kuko ndizera ko tutarebwa mu Rwanda gusa no hanze batureba, haba mu Burundi, haba Uganda, haba no muri Ukraine n'abari abarusiya bari mu ntambara. Ndakeka ko ari igihe bajya barekeraho no kurasana. Muri rusange urifuza ko muri rusange ndifuza ko ndagira ngo badushyigikire kandi babitwereke koko, batwereke urukundo. Ese ni gute nimba uri umufana wa Kempo TV cyangwa ukaba umufana wa Macenga, ni gute utabimwereka? Nyaruka kuri Kempo TV ubirebe, ukubite komenti, menye ngo Macenga koko runaka aranshyigikiye, abayeho ate Macenga. Ibintu rero byo kumva ko nyine ngo bino bintu nibyo w'imburamukoro babuze ibyo bakora cyase nibyo burara, turanyuranya. Ntago bino binari by'uburara, ntago ari ibyo babuze ibyo bakora. Nakazi gasanzwe nkuko abandi babyuka bajya muri office zitandukanye. Okay, nkuko wowe muhinzi ufata isuka ba mu gitondo ngiye guhinga kandi ukaba wizeye yuko ugiye guhinga ejo urasubira ukajya gusarura, ni nako Kempo TV cyangwa se Macenga ni nako ndi kubyukira kuri kamera nkajya gukina filime kandi akagira ikiza kikangabara kikanunga. Uko abantu bari babizi rero ndumva byahinduye isura. Mudufashe kabisa, mudushyigikire bafana bacu, kandi natwe turabakunda, natwe twifuza kubagezaho ibyiza, ariko turabibagezaho bitewe namwe ibyo muri kutugaragariza, twereka yuko ibyo turi gukora muri kubikunda. Kamwe nimba mutanabikunda kuduha muri comment mukatubwira ati mukosore ibi biremewe, nabyo biba byemewe. Ariko nimara gukora ikintu kugira ngo menye yuko ikintu kiri kugenda, nanjye nuko nkosora ukambwira atanga byagenze neza ukanshima, angaho ukambwira ngo biri gupfira ngakosora ibi, niho menye yuko abo ndi kubiha nabo biri kubanyura. Turagushimiye cyane Macenga. Hanyuma hano twakomeje ko n'umujeni, mu by'ukuri umujeni muramuzi, subwa mbere aciye kuri Genius TV show. Mu biganiro byacu byabanje mwaramubonye DJ Gatsata, ni umunyamuziki, none tumusanze kwa Kempo TV. Gatsata turagusoje cyane mujeni. Nanjye ndabashoje. Niba byakunda se watore ugatwitira akantu gatoye gato cyane, amasegonda make nk'umusani. Let's go. Umwari mwiza nkawe nago nagusiga, nubwo bigoye ariko nza guhata love, ni wowe wenyine onyora umutima, fata umutima urinde icyo usitaza, eleguri number 1 mu bari bose nibonera wowe. Man DJ Gatsata, ewana turakwemera cyane DJ Gatsata. Nawe ndababemera kabisa. Man, ngira ngo ewana DJ Gatsata we tuzagirana ikindi kiganiro by'umwihariko atubwire ku muziki ye. Duretse guhura muri studio ahantu nababwiye ko ewana na ahantu nikaragana hose abera imyidagaduro muri Nyamata, mba ngomba kuhagira kandi nkaho ababera. Twakutane muri studio, hari ibintu byinshi cyane ariko bategura, tuzagirana ikiganiro kirambuye mu minsi iri imbere. Hanyuma rero natubwire uyu munsi ko tugusanze muri cinema kwa Kempo TV, bimeze biti birahura gute? Kuno bihura rero, aba ni abavandimwe dusanzwe tuziranye mu buzima busanzwe. Kandi ibiboro ndabikunda bakora byatanje, banashukuriye ukuntu bimeze. Ari n'igihe n'ubutaha muzambonaho nanjye tu. Turabyifuza cyane kuko ku byose none n'imyidagaduro. Byose ndabikunda. Nyine aya muziki yaba sinema nyarwanda, man ikintu kijyanye na showbiz ndagikunda kabisa. No gushyigikirana muri rusange. Ngira ngo turabashimiye cyane mwebwe mwese mwakomeje kudukurikira. Nicyo gihe cyo kugira ngo dusoze abantu bake tugiye gushimira turera kuri Kempo, wese agira abantu bashimira bakeya, hanyuma dusoze ikiganiro dusezerana n'abari badukurikira muri kano kanya. Kempo bashimira abandi. Abantu ba mbere nshimira, ndashimira groupe yanjye. Natwe turayishimiye cyane. Abantu ba mbere nshimira ni groupe yanjye n'abantu bihanganiye ibibazo byose twatangiranye bakabyihanganira ewana, tukarinda tugera ku nsinzi tukiri kumwe n'abo bantu. Abo bantu ndabashimira cyane, n'abantu banjye ewana. Abandi bantu ba kabiri nshimira, ndashimira ababyeyi banjye. Ababyeyi banjye buriya n'ab'agaciro, kubera ko hari byinshi nyine umubyeyi ntiwabona n'icyo umugomba. Yego, ntiwabona n'icyo umugomba kubera ko aba yarakoze byinshi. Ikindi kintu nshimira nanone Imana, kubera ko Imana niyo mugenga wa byose, niyo kwanza mbere na mbere. Imana niyo mugenga wa byose, niyo idutiza ubuzima natwe tugakora ibi byose. Nayo ndayishimira cyane kubera ko yarahabaye, hari ibintu byinshi cyane yabayemo, igenda icinzira turenda tubisohokamo. Nkanashimira noneho n'abafana bacu, umuntu wese wakoze subscribe kuri Kempo TV, uwo muntu ni uw'agaciro. Natwe turamushimiye cyane. Noneho ngashimira n'umuntu wakoze subscribe kuri channel
Genius TV show. GTV show Nyamata. Urumva abo bantu ni ab'agaciro. Noneho tunashishikariza n'abatarazikora kugira gute kuzikora kugira ngo mukomeze mudushyigikire natwe noneho muzatubaza iki muzatubaza ibindi ngo ntitwabashimishije ibyo muzabitubaze natwe rero turahari kubera mwe kandi namwe inkunga mudutera aka kanya niyo mpamvu muri kubona nyine hari urwego turi kugenda tugeraho ni ukubera mwebwe murebe ibikorwa byacu ewana turabashimiye kabisa ibikorwa byacu kandi ni n'ibyanyu duhari kubera mwe mudahari ntacyo twagira ati ntacyo twaba turi gukora aya makamera ntacyo yaba amaze so duhari kubera mwe kandi murakoze cyane natwe turagushimiye cyane Kempo hari abantu twaniganye ijambo reka tubaye mikoro bashimire nabo abantu bakiye hari abantu babushimira bakiye nawe hari abantu nshimira cyane ndashima Imana yatumye nisanga muri sinema cya kabiri ndashima abantu baduha subscribe banadukurikira uko bwishwa bukeye magambo make ndashimira no mu rugo na famille yanjye gira sister nshyigikira cyane nawe ndamushimira undi nshimira no umwactrice bamwita Sheila akina muri Stimed nawe ndamushimira nawe watumye numva nkunze sinema cyane ese muri rusange tubwira indi bundi wireferaho mu Rwanda ufata nk'icyitegererezo umuntu afasha nk'icyitegererezo ngiye muri sinema nyarwanda no umusista bita Sheila nkunda uburyo Sheila natwe turagushimiye cyane nkunda uburyo akina nkunda uburyo yitwara undi nashimira mu actrice nawe nkunda na Alphonsine mu nzira y'umusaraba yitwa Iribagiza yego natwe turamushimiye cyane kandi turanamusuhuje numva ari urakoze cyane nawe turagushimiye reka nawe undi mujene twirengagije cyane ariko reka nawe tumwegere mujene meze bite man ubundi mbere yo gushima wari uri hesha ntago wandebaga harya wihangane harya bakwita nde amazina yanjye bangita Kanyarira ngo Kanyarira we tubwire amagambo make ubundi sinema imaze igihe kingana iki ntago ari kinini cyane ni nk'amezi nk'atatu cyangwa ane gutyo umaze kugera ku ki muri sinema ahubwo se niki ntagezeho ubwo ibintu ubona mba nambaye yego ibi ndabikunda kurusha imyenda myiza cyane ngira abajene wasize mu rugo cyangwa se abakureba bakuzi wababwira iki icyo nababwira cyo mbere na mbere babanze basharinge sabu imbere cyane kuri Kempo TV ikindi cya kabiri babwire n'abagenzi babo ikindi cya kabiri rega ndaranda nababwira ko nsigaye meze neza yego barabibona turagushimiye nawe cyane ku mwanya duhaye nawe guys turabashimiye cyane n'abari badukurikiye cyane mwese turabashimiye kandi bivuye ku mutima mukomeze mugubwe neza umuherereye hose twari kumwe na Kempo TV Kempo TV njyewe ni Bertrand Genius TV show nk'ibisanzwe Sam kuri kamera turagushimiye cyane abakomeza kudukurikira umuherereye hose nshimi muvandimwe wanje N1 Tiken ndagukunda cyane urabizi ewana famille yanjye muri rusange mwese mukomeze mugire ibihe byiza bari badukurikiye ibiganiro bya Genius TV show nakagaruka nizere ko n'ikindi gihe tuzakomeza nyuma murakoze cyane stay tuned